Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aracyari kibeho nk'ibisanzwe. Uyu munsi twaje kuri mbosso akubwira ati Dalasa saba umwaka wa 7 kutoka magereza. Dutangiranye n'abanyamakuru batubwira ati uyu munsi Perezida wa Tanzania yatanze imbabazi ku mfungwa 350 kama mnavyoona. None zavuye muri gereza. Uyu nguyu hari turi kubona nusa nk'afite agahindu. Uwo ni mbosso nta wundi. Tuko na kaka hapa. Bisa nkaho hari ikintu cyamubayeho kitari cyiza. Nini kilipelekea wewe kufungwa? Amubaza ati se wewe byagenze bite? Mbosso agiye kutuganiriza inkuru yuko byagenze kugira ngo afungwe. Bakundanye tukiga primaire mu mwaka wa 7. Nawe arabizi ko napfushije amahirwe yanjye ubusa, ahubwo ari ababyeyi banjye batabashije kunyishurira ishuri ngo nkomeze. Nawe arabizi ko amashuri yanjye amahirwe yanjye ntayapfushije ubusa, ahubwo ababyeyi banjye batabashije kunyishyurira. Teresa mu Gihinde, mu Cyongereza bivuga ngo ndariho ku bwawe. Ati ndiho ku bwawe. Agira ati ndiho ku bwawe. Ati ndiho ku bwawe nyuma. Bakore kuko byagenze kugira ngo afungwe. Yaje amwirukaho. Yumva isasu riravuze ajya kureba ikibaye. Bari badushubije inyuma batwereka impamvu yatumye afungwa. Ubwo nibwo polisi yahise imufata imujyana gereza. Imageragere. None batwereka agasohotse imageragere. Naje bado unapita. Atese uracyafite amafoto ya Maria? Tazama Maria. Mbosso aravuga ati yego rwose ndayafite. Huyu uyu nguyu ni Maria. Nisingeweza kuzitupa. Amafoto ye ntabwo ashobora kuyajugunya kubera ko ari we muntu nakunze mu buzima bwanjye. Ubanze yarapfuye disi. Kora subscribe kuri kibeho tujye tubana mu gasobanuye. Avuga ati ntacyo kukubwira cyinshi mfite. Muri teye agahinda.